twebwe rero hano muri Makoko ikintu twashyize imbere ni umukiriya. Umukiriya ni umwami. Umuhanga aravuga ngo kwiga ntago bijya birangira, kandi kwiga nugozaho, kandi kwiga nukwigana. Kutiga ntago bivuze ngo guma mu rugo. Ubu nyine ubona gutwara ibyo by'umukiriya hano ntago biba ari byiza. Ko ubundi biba byiza ufata gutya tray yawe, ntago babyemerewe kugenda umunwa wawe cyangwa amazuru yawe ari mu biryo by'umukiriya. Usanga rero ariko gakosa gakunze kubaho. Ikindi kintu gikunze kubaho, inzozi zo kwikora ndazifite, ariko noneho nanjye nkazaba nakora business ya restaurant, kubera yuko iyi ni endless business. Ni ibintu bitarangira, buri munsi twifuza kurya, buri munsi twifuza kurya. Urumva ejo bararya, ejo umuntu akarya. Ni business itarangira kandi irimo amafaranga. Turabasuhuje abakunzi ba Hospitality TV. Uyu munsi turi ahantu bita i Nyamirambo, ahantu bakunze kwita mu Marange. Turi kumwe nande? Murakoze, muri kumwe na Nsanzabaganwa Abdul, uzwi nk'umuwaiter hano muri Makoko. Umuwaiter? Ubwo byumvikana yuko uri umuseriveri? Nkora ntanga service. Utanga service? Okay, ndabyumva neza, birahita bijyana na domaine turimo ya hospitality. Uburyo umuntu ashobora kwakira umuntu umugana akaba yamuha service nziza, bikanatuma nejo bundi yagaruka. Ese aka kazi ninde kakurangiye? Rero nkuko mubizi hano mu mujyi, ntago hano mu mujyi wahaba utihirinze, reka ariko tubyita mu mvugo z'ubu ngubu. Nje nasoje senior 6 2024. Noneho nza mu mujyi, nza kunyura hano mbabwira ko nizi ibintu bijyanye no gutanga serivisi hospitality. Ndaza bamuzana manager, mvugana nawe, arambaza se wabasha kuba wakonveka umuzungu, ko hano twakira abazungu cyane, dukunda kwakira abanyamahanga cyane. Ndamubwira ngiye nabasha kubakonfirima. Arambwira noneho ejo uzaze utangira akazi. Mu by'ukuri nta muntu wandangiye akazi, ni ngiye waje nteri ya mbere nza kwisabira akazi. Ni wowe wakisabiye? Kandi ubona bigenda nta kibazo? Biragenda cyane, kuko hano mu mujyi nk'ukuntu tubizi, ikintu cya mbere kiba kigoye ni ibyo kurya ndetse n'aho kuryama. Rero nimba hano mu kazi bakumenyera ibiryo byakumanywa na nijoro, adeno akajyaho n'umushahara, ntago akazi kabura kugenda. Ntago akazi kabura kugenda, kandi kakagenda neza. Kakagenda neza cyane. Utubwiye yuko muri segonderi wize ibi bintu bya hospitality. Ndakeka iryo jambo uzi igisobanuro cyaryo. Watunyuramo muri make abantu batazi iryo jambo igisobanuro cyaryo, ukatunyuramo muri make igisobanuro cyaryo? Wenda reka nze kwifashisha ururimi rw'ikinyarwanda. Hospitality ni combination, reka mbyite nka combination. Mwigamo ibintu bijyanye no gutanga serivisi, mukigamo ururimi, kuko ururimi narwo rurakenerwa cyane muri serivisi. Ndumva ari gutyo nasobanurira abantu, nyine ni ugutanga serivisi. Kandi inoze. Reka tubyoroshye mu ijambo abantu basanzwe bazi, ni ugutanga customer care. Kandi customer care nziza nyine. Ni ukuvuga ngo wowe wabyize mu ishuri ku kihe kigo? Nje nabyize ahantu bita mu Kagera International School. Mu Kagera International School. Tujya twumva icyo kigo kigamo abantu b'abahanga byatari. Nawe wari umuhanga? Nari umuhanga cyane. Kigo bafata bakacyita international, bakongeraho international. Ni international. Ubona ari uwuhe mwihariko wowe ufite ugereranyije n'abantu mukorana bashobora kuba barafashe short course cyangwa se batarafashe short course, ariko wowe ukaba waranyuze muri segonderi? Ubona ari uwuhe mwihariko ufite kuba ubaruta? Urumva itandukaniro rye ntago ryabura. Nimba umuntu yarize ibintu amezi 6, ku ruhande rwanjye nkaba nabyiga imyaka 3 segonderi, guhera mu wa 4 kugera mu wa 6, ntago twabikora kimwe. Ari nk'uburyo tujyanamo ibyo twita tray, tugiye guseriva umuntu. Usanga umuntu utarabyize ari kubitwara hano, nyine ubona gutwara ibyo by'umukiriya hano ntago biba ari byiza. Ko ubundi biba byiza ufata gutya tray yawe, ntago babyemerewe kugenda umunwa wawe cyangwa amazuru yawe ari mu biryo by'umukiriya. Usanga rero ariko gakosa gakunze kubaho. Ikindi kintu gikunze kubaho, ibintu bijyanye no kujyana foka
izi foka yose igaragara nta seriviyete iriho, kandi mu by'ukuri tuzi yuko ino myuka tugenda tunyuramo haba hagiye harimo mikorobe zimwe na zimwe zishobora kujya kuri ayo mafoka. Biba byiza rero kujyana foka y'umukiriya iriho icyo tuzi nka tishu, seriviyete mu zindi ndimi. Ukorera iyihe kampani? Nkorera kampani bita Makoko, akaba ari nayo kampani ya mbere mu Biryogo. Kampani ya mbere mu Biryogo. Ase hari training babaha iyo mugiye kuza muri kano kazi? Bajya babanza kubaha training? Training ya mbere baduhereza, urabona hano hagiye harimo abantu bize nyine n'ubundi bintu byo gutanga serivisi nk'uko twatangiye tubivuga, dore ko ari nabo benshi biganjemo. Urabona nta shuri barashyiraho rizwi ryaza rigatanga training ku bakozi bagiye gukora muri Makoko, ariko iyo uje bagenzi bawe babyize baragufasha bakakwereka bikorwa gutya na gutya, ade noneho ugatangira akazi. Uyu munsi ukorera ikigo bita Makoko, wowe ufite inzozi zo kuzikorera ku buryo nawe ushobora gushinga business yawe nawe ukabasha kwiteza imbere? Ubaye udafite izo nzozi ndumva utari tayari cyangwa utari muzima, ariko tubyita inzozi zo kwikorera ndazifite, ariko noneho nanjye nkazaba nakora business ya restaurant, kubera yuko iyi ni endless business, ni ibintu bitarangira. Buri munsi twifuza kurya, buri munsi twifuza kurya, urumva ejo bararya, ejo umuntu akarya. Ni business itarangira kandi irimo amafaranga. Business itarangira kandi irimo amafaranga. Ujya utekereza kwikora niko tubwiye. Ubu ubona ari iki ubura kugira ngo utangire wikorere? Icyo mbura, ukuntu nabivuga amagambo make, icyo mbura nicyo naje gushaka hano, ni amafaranga. Ni amafaranga? Uba wumva ari nk'amafaranga angahe baguha ukaba watangira business yawe? Nk'uko tubizi, abantu bize serivisi ndetse yivanzemo na internship, nta mafaranga make muri business. Gusa nyine i Kigali ikintu kiba kigoye, urabyumva, haba hari consumption nyinshi. Dukenera izo nzu zo gukoreramo, dukenera kuba twatangira duhemba abo bakozi wenda bakeya, ariko ndumva bishobotse miliyoni nk'eshatu umuntu yatangiramo business igaragara. Ni ukuvuga ngo umushinga wo ubu hari mu mutwe wawe, ikiba kibura ni amafaranga, kibura ni finance. Kandi ndakeka ufite inzozi mu minsi ya vuba cyangwa se mu gihe gitoya cy'uko uzaba wabigezeho nawe ukabasha kwikorera. Twebwe muri Islam tubavuga ngo inshallah. Ukoresha social media? Social media ndazikoresha cyane. Kuri TikTok wankurikirana nitwa Vibe Street, kuri Instagram nitwa Daka Ivo, Sekibi wirabura. Daka Ivo. Kubera iki bitwa Sekibi wirabura? Njye urabona ndirabura kandi ubundi bintu nkora nta nubwo bibaho. Daka Ivo, Sekibi wirabura. Ahandi wankurikirana kuri Facebook nitwa Komodro Ganza. Igikoko bita Komodro ni igikoko kiba mu butayu, kiri hare gikora ibintu byacyo, nacyo kiba gituje. Kiba gituje nacyo. Ni ukuvuga ngo uba ushaka gukora ibintu byawe utuje. Reka tuze mu gice cya hospitality cya nyacyo noneho. Ubundi muri makeya tuzi ko hospitality ari ugutanga serivisi inoze ku buryo ushobora gukurura umukiriya n'ejo bundi akaba yagaruka. Wowe muri makeya ni gute ubundi wakira umukiriya ukaba wamuha serivisi inoze kandi akagenda yishimye n'ejo bundi akaba yagaruka? Ubundi hano ikintu cya mbere urabanza ukareba umukiriya. Njyewe ikintu cya mbere ndamera ku myemerere. Hano tujya dukunda kwakira abayisilamu, tukakira abakristo. Njyewe iyo nkubonye uri umuyisilamu mbanza kuguterera salamu. Icyo ni icya mbere, ni insuhuzanyo. Iyo uri umukristo nshaka kukubwira Yesu ashimwe cyangwa Kristo Yesu akuzwe. Iyo nkusuje gutyo rero ikintu cya mbere tuba turi kumwe. Hano rero dufite ibyiciro bitandukanye ahantu twakicara. Hano nakubwira twakicara imbere cyangwa twakicara hanze. Aho kunze tukajya aho ngaho tukicara aho ngaho. Noneho hari n'abakiriya bakunda kuganira, mukanza mukaganira mbere yo kumuha serivisi. Kandi ukaba wamuganiriza akishima. Sasa iyo umukiriya azanye uburakari yatewe n'ahantu avuye cyangwa se n'abantu bari bari kumwe, wowe umukaruma gute kugira ngo umuhe serivisi nziza kandi agende yishimye? Twebwe rero hano muri Makoko ikintu twashyize imbere ni umukiriya. Umukiriya ni umwami.
twebwe rero nta makosa ajya aba ku mukiriya hano, kuko umukiriya nimba agutumye komande ikaba yaburaho ibintu runaka, ko bibaho nta muntu utibagirwa, iyo komande ikaba yaburaho ibintu runaka, weho uba wemerewe kugenda ibintu bibura bakabyongera kuri iyo komande, ariko umukiriya akagira gute, akava muri kampani cyangwa ukamuha serivisi inoze kandi akagenda yishimye akanyurwa. Ubona ari izihe mbogamizi abantu bize hospitality, cyane cyane abantu batakomeje mu mashuri makuru ya za kaminuza, ubona ari izihe mbogamizi cyane cyane bahura nazo? Nk'uko nabivuze rero, imbogamizi dukunze guhura nazo, urabona muba mwarize ururimi rw'icyongereza, igihe rero biba ngombwa, wenda uretse nk'uko nabivuze ko hano hakunze kuza abanyamahanga izo ndimi tukazikoresha, ariko hari bagenzi banjye batagize amahirwe yo gukora ahantu bakira abanyamahanga, ukaba wakora wenda muri resitora runaka idakoresha urwo rurimi, rero usanga nko kuba udakoresha urwo rurimi, nk'uko tubizi ururimi rw'icyongereza cyangwa izindi ndimi zisaba guhoza ugora uzivuga, rero iyo uri gukora nk'ahantu utazivuga usanga bikuvuyemo ko wakibagirwa urwo rurimi, ushobora kwibagirwa urwo rurimi. Ese nk'umujene uri mu rugo iwabo ategereje umuntu uzaza kumufata akaboko ngo abe yamuha akazi, ategereje umufamiliye wiwe, ategereje mukuru we, ategereje papa we ngo azamuhe akazi, we akaba atabasha kwishakira akazi, we watubwiye yuko waje hano akazi urakishakira kandi warakabonye. Umujene uri mu rugo ategereje yuko bazamufata akaboko ngo ngwino tuguhe akazi, wamubwira iki? Akomeza guma aho ngaho azakabona? Njyewe ikintu namubwira, ako ndakeka nta muntu wize, kereka ubwo nimba uvuga abajene bo mu cyaro baba batarize. Turi kuvuga umujene uwo ari we wese, uw'umunyarwanda, uw'umunyamahanga uri mu rugo iwabo, yarize cyangwa se ntabwo yize, gusa nta kazi afite. Ikintu navuga, kutiga ntabwo bivuze ngo wicare mu rugo, wenda reka akaba ari byo meraho. Kutiga ntabwo bivuze ngo guma mu rugo, kuko turabizi tuba dukeneye na ba mani powers, tuba tubakeneye ba bantu baduterura ibintu runaka, kuko twebwe buriya abantu bakora serivisi dutanga tubyite serivisi ya nyuma. Usanga ibintu byinshi byabereye mu gikoni, twebwe ari ukugira gute, ari ugufata product twakita ko ziba zarangije gukorwa, adene tuzigeza ku mukiriya, tugahita tuzigeza ku mukiriya. Rero ubwo ngubwo ndumva kuba utarize waza ukaba wakora n'ako kazi ka mani powers. Kandi koko birashoboka kuba wakabona ako kazi? Akazi karaboneka cyane. Wowe utubwiye yuko ibi bintu wabyize, ese ni iwanyu babigushishikarije cyangwa se ni wowe wabyiyumvishemo uravuga ati mama cyangwa se papa cyangwa se umuntu wese ukurera uramubwira ati njye reka njye kwiga ibi ngibi, cyane bo babigushishikarije? Ubundi njyewe ibintu byanjye byari ibintu bitatu. Njye nakuze nkunda football, numvaga nzakina football. Noneho njye ikindi kintu nkunda abantu bakora muri banki, like ukuntu nyine yinjira muri banki, inkweto yinjiranye ukuntu ibisa akaba ariyo yongera akayisohoka narikisa. Njye nyine ntago nkunda ibintu nakita byo kwihiringa cyane. Rero urabona n'aka kazi kacu, uraza uba ufite t-shirt y'akazi, ukambara ipantaro yawe, agakweto kawe, nta bintu byinshi ujyamo, nk'uko nabivuze ugenda serivisi isa nk'aho irangiye, ufata ibintu byawe ubigeza ku mukiriya. Njyewe muri make nyine ntago nkunda akazi ko kwihiringa cyane, nkoresha ubwonko kurusha imbaraga. None se utubwiye yuko ubu ngubu uri mu kazi kandi warabyize, ese hari ikintu ujya wiyungura ku ruhande kuri bagenzi bawe, cyangwa wumva waranangije kwiga nyine nta kindi kintu ukeneye? Umuhanga aravuga ngo kwiga ntabwo bijya birangira, kandi kwiga ni uguhozaho, kandi kwiga ni ukwigana. Ibyo bintu bidusobanurira. Ikintu navuga ukuntu kwiga ari ukwigana, hari igihe kandi hari n'igihe umuntu buriya aba yarakurushije gutembera, nubwo wize ariko umuntu yarakurushije gutembera. Hari igihe ushobora kugera ahantu ukahura n'umuntu wakoze muri hoteli nanakomeye, we akaba yakwereka ibintu utigeze ugira gute unanabona, akaba yagufasha. Kandi mu by'ukuri ugasanga yabyize n'iki n'iyo shoti kose, ariko we agahita aza
akaba yagira ibyo akwereka utazi, kimwe n'uko naho hari ibyo wagira gute wamwereka nawe atazi. nawe atazi. Ni ukuvuga ngo muri make umuntu abereyeho kwigisha undi muri bizinesi. Ya kandi icyiza cya hano, ikintu nahabonye, nta muntu nyine ufata ibintu ngo abyihererane muri we. Ya ibintu azi arabikubwira. Ya kimwe n'uko nawe ibyo uzi ubimusharinga ukabimuha. Nawe ibyo uzi urabimusharinga. Reka tugushimire tunakubaza ikibazo cyane. Ese ubona gavumenti yacu cyangwa se ubona ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda ari ayahe mahirwe buha urubyiruko? Ni ayahe mahirwe baduha cyangwa se ni ayahe mahirwe baha urubyiruko kugira ngo urubyiruko rube rwayabyaza amahirwe? Ya ino gavumenti yacu y'u Rwanda rero, ikintu cya mbere ntabwo twabivuga tutarayishimira. Turi kuyishimira cyane. Ya amahirwe mbona bakunze gutanga, dufatiye hano i Kigali cyangwa no mu ntara. Niyo twabanza mu ntara mujya mubona ibintu bakora by'amakoperative, aho bahuriza urubyiruko runaka bakaba babahereza imashini zidoda, bakaba babigisha umwuga runaka. Ya n'izo short course turi kuvuga nazo zikaba zinarimo. Nyine mbona igihugu cyacu gisapotinga urubyiruko cyane. Reka tugushimire kandi tukwifurize gutera imbere mu byo ukora byose. Watubwiye ko ufite inzozi zo kuzikorera, reka twizere yuko uzikora kandi mu minsi mike. Inshallah.